Reka twongere tubasuhuze inshuti bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Turi mu mwanya mwiza wo kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Ni muri wa mwanya twabateguriye w'ijambo ry'Imana kuri channel yacu ya Iyarure TV. Muri kumwe rero nanjye Pasiteri Iyamurimye Theoneste muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ariko mbere ya byose reka tubanze twicishe bugufi imbere y'Imana. Ngaha aho uri, reka duhuze umutima, wicishe bugufi mu mutima kugira ngo dusenge Imana. Mana iri mu ijuru, Mana yaremye ijuru n'isi, ikuzo n'icyubahiro nibikugarukire. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, reka twinginge kugira ngo ubuntu bwawe bubane natwe, kandi umwuka wawe wera tuganze cyane. Ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwacu, kandi ndasengera n'abagiye kumva, ubahe kumva no kumvira no gusobanukirwa. Urakoze rero Mwami Imana, ko ari wowe ugiye kuganiriza ubwoko bwawe, kandi ijambo ryawe rigakora ku mitima ya benshi. Tubyambuje tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Imana iguha umugisha wowe udukurikira umunsi ku munsi, kandi Imana Nyiramahoro ikugirire neza. Turasoma amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, ibice 21, duhere ku murongo wa 17. Igitabo ni icy'Itangiriro, ibice 21, umurongo wa 17. Reka tujyane twese dusome. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura atura mu butayu, aba umurashi. Aba mu butayu bw'i Parani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Twumvise amagambo meza. Umutwe w'inyigisho yacu uravuga ngo amaboko y'abantu nakurekura, amaboko y'Imana azakuramira. Amaboko y'abantu nakurekura, amaboko y'Imana yo azakuramira. Aha ngaha twumvise rero inkuru ya Hagari n'umuhungu we. Hagari yari umujakazi wa Aburahamu ndetse na Sara, ubwo yabafashaga imirimo yo mu rugo. Hanyuma rero igihe kibaye kirekire Sara atabyara, kuko yari ingumba, Sara yigira inama yo kugira ngo ahari ashyingire umujakazi we, amushyingire Aburahamu. Aburahamu mu gihe yaryamanaga na Hagari amutwika inda, asama inda, bituma umujakazi yishyira hejuru cyane. Byatumye yishyira hejuru kuko ngo byamusuzuguje nyirabuja. Ku nshuro ya mbere ngo Sara yagiriye nabi Hagari, amugirira ngo inabi ishoboka, bituma Hagari ahunga ajya kurorongota. Ariko ngo marayika w'Uwiteka aramubwira ngo subirayo, ubwo yari agitwite, subirayo akugirire inabi yose ariko ugumeyo. Ahari wenda iyo abyara akabyarira mu gihuru, urumva ko byari ikibazo, cyangwa ku gasozi, ariko Imana yamubwiye gusubirayo.
hanyuma rero Hagari asubirayo amaze kubyara umuhungu ngo arakura, ariko Sara nawe Imana iramwibuka abyara Isaka rero mu gihe bari barimo bamwita habaye ibirori, umuhungu umwana mutoya ngo arimo areba ibirimo biba ngo araseka, ngo aseka cyane ibyo birori, ahari yenda Sara avuga yuko yabasuzuguye. Niko kurakara cyane abwira umugabo we Aburahamu ati senda umuhungu na nyina bamvire hano kuko nanze agasuzuguro kabo. Nuko ngo Imana ibwira Aburahamu ati wibabara, ibyo Sara akubwira ni ukuri, ntabwo Isaka azaraganwa n'umuhungu w'inshoreke, senda umuhungu na nyina bagende nk'uko Sara abyifuza. Nuko ngo Aburahamu afata imvumba y'amazi, maze gufata imvumba y'amazi ayishyira ku bitugu bya Hagari n'umuhungu we arabasenda. Bibiliya iratubwira ngo bazerera mu gihugu cy'ubutayu, amazi arabashirana, ibyo babapfunyikiye birabashirana. Ni ukuvuga ngo amaboko y'abantu yari abataye, yari abajugunye. Icyari gisigaye cyari amaboko y'Imana kugira ngo abaramire. Ahandi rero niho twasomye ku murongo wa 17 ngo Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Ndagira ngo nguhumurize wowe watawe, wowe watereranywe, wowe wajugunywe. Burya Imana izi imibabaro ucamo, burya Imana yumva ijwi ryo kurira kwawe, amarira uririra ku musego, burya Imana irayumva kandi irayazi neza. Imana imaze kumva ijwi ry'uwo muhungu ntabwo yerekeye aho, ahubwo Imana yagize iti, Imana yahumurije nyina nawe yari afite ihungabana, kuko yari yafashe akana akajugunya mu gihuru, arangije ngo arakitegera arimo kuririra hirya n'akana karimo kuririra hariya, kugira ngo ahari yenda kataza gushiramo umwuka akareba. Urumva umubyeyi yari ababaye, yabonaga umwana we ashonje, yabonaga umwana we yishwe n'inyota, yishwe n'umwuma, aravuga ati katangwa mu maboko, reka mbe nkashyize hariya yenda nkitegere ntaza kubona agapfa. Nyina ararira, umwana ararira. Mu by'ukuri ntawe ari guhoza undi, ari umubyeyi yarariraga ukwe, ari n'umwana yariraga ukwe. Ni nk'uko uyu munsi utekereza umuntu wagufasha mu kibazo, ugatekereza umuntu waguhoza amarira, ugiye kuganyira ugasanga uyu munsi afite amarira arenze ayawe, ugiye kubwira ikibazo cyawe ugasanga afite ibirenze ibyawe. Nshuti, iyo bigenze bityo, bimeze bityo, haba hasigaye amaboko y'Imana nyine kugira ngo akuramire. Nuko ngo Imana ibwira Hagari, iramubwira ngo Hagari wirira, haguruka ugende ufate umwana wawe, umushyire ku bitugu umuhoze, hanyuma uwo mwana nawe nzamugira ubwoko bukomeye. Ngo ariko kandi Imana ngo ifukura iriba aho ngaho, imuhumura amaso. Bibiliya iratubwiye ngo Imana imuhumura amaso, bivuze ko iriba ryari riri aho ngaho, iriba ryari riri aho, ariko Hagari nta maso yari afite yo kuribona. Wowe dukurikiye, Imana iguhumura amaso kugira ngo ubashe kubona icyakugirira umumaro, kugira ngo ubashe kubona inshuti y'umumaro, kugira ngo ubashe kubona umuturanyi w'umumaro, kugira ngo ubashe kubona umuvandimwe w'umumaro, kugira ngo ubashe kubona uwaguhanagura amarira. Ndagusabira ngo Imana iguhumure ku maso. Imana imuhumuye amaso ngo yabonye iriba, atambikishwa no kurireba, ngo aragenda avomera ya mvumba, ngo ahembura umuhungu we. Amaze guhembura umuhungu we, Imana imuvugaho amasezerano akomeye cyane. Nuko ngo umwana aragenda arakura, ngo atura mu butayu bw'Iparani, ngo nyina amusabira umugeni, ngo w'umunyegiputakazi. Imana ishimwe cyane kubw'aya magambo. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi, ndashaka kubwira ngo amaboko y'abantu nakurekura, ay'Imana yo yiteguye kukuramira. Ikibazo gihari ni uko ukiringiye abantu, ikibazo gihari ni uko hari utuntu ukiringiye, ni uko hari umuntu ibyiringiro byawe bigifashemo, bigishingiyemo. Ariko ibyo byiringiro byawe numara kubivana mu bantu,
ukamara gushingura ibyiringiro byawe mu bantu, ibirenge byawe ukabivana mu bantu, ukarangamira Uwiteka Imana yonyine. Uwiteka Imana yiteguye kukuramira kandi yiteguye kuguhoza amarira, kandi yiteguye kugufukurira iriba mu butayu, yiteguye kuguhaza ibyiza, yiteguye kukugirira neza. Ahubwo wowe ikibazo, vana amaso ku bantu. Iri somo rero rigufashije iki? Vana amaso kuri bene wanyu, kuri ba so wanyu, kuri ba nyogosenge. Vana amaso ku babyeyi. Ababyeyi bashobora kuba badashoboye, baragutereranye, ariko Imana yo yiteguye kuguhanagura amarira, yiteguye kukuramira. Humura rero, amaboko y'abantu ashobora kuba yarakurekuye, ashobora kuba waratereranywe, ariko Imana yo yiteguye kukuramira. Imana iguha umugisha kandi Imana ikugire neza nshuti mukundwa. Nimba wafashijwe n'aya magambo, wayasangiza abandi kandi ugakora subscribe kuri channel yacu, ndetse ugakora na like, ugakomeza kubana natwe no mu biganiro bigenda bikurikiraho. Imana iguha umugisha. Mwari kumwe nanjye Pasiteri Iyamuremye Theoneste. Amen.